Ndabasubije mwese bifurije ibihe byiza bimukunda Hot 250 TV yacu yizewe. Injanga cyangwa se izo bita indagara ni ubwoko bw'amafi mato ariko mato cyane akunda gucuruzwa kenshi babanje kuyomisha, rimwe na rimwe bakaba bashyiramo n'umunyu kugira ngo atangirika vuba. Ariko burya nubwo tuyarya benshi ntabwo bazi ko indagara zifite intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye. Ni ifunguro rero riribwa na bose kuva ku mwana, cyane ko umwana rimugirira neza bigatuma akura mu mitekerereze ndetse no mu bijyanye n'imikurire. Hanyuma rero indagara ushobora kuzirya kuriya uzigura cyangwa se ukaba wazisyamo ifu ukayishyira mu biryo wifuza kuryamo indagara. Ni byinshi cyane umuntu yakubwira ku ndagara, ntukureho rero kuri Hot 250 TV yacu yizewe, kandi nizere ko video uyireba ukayirangiza kuko ibyo ndi kukubwira ni ingirakamaro haba kuri we ndetse n'abawe mu gihe wahisemo kurya indagara cyangwa se injanga. Njye nitwa Isabelle Dusengimana, ngwaye ikaze kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo utari uzi ku ndagara. Icyambere nuko indagara burya zuzuye intungamubiri. Impamvu nuko indagara ari isoko y'intungamubiri zinyuranye, dore ko kandi dusangamo n'ibitera imbaraga. Ibinure kandi bituzuye ari nabyo byiza cyane ku mubiri, hakabamo sodium, hakabamo umunyugugu wa potassium, hakabamo ikindi kandi bimo nuko habamo na proteine, hakabamo vitamine A, mu ndagara habamo vitamine B6, tukabonamo vitamine B12, tukabonamo vitamine C na vitamine D. Urumva ko indagara zirimo byiza byinshi cyane. Habonekamo kandi calcium ihagije, hakabonekamo ubutare iyo twita fer, ndetse hakabonekamo na magnesium. Mu ndagara habonekamo kandi ibinure bya omega 3 tukunda gusanga no mu bwoko bw'amafi atandukanye. Intungamubiri zikaba zituma indagara ziba nziza cyane. Ikindi kandi nakubwira nuko tubonamo n'iyo proteine. Proteine ahanini turabizi ko ikenerwa cyane. Mbese niba ugiye nko kubaka inzu ukenera amatafari cyangwa ibiti, ibyo biti cyangwa amatafari nibyo inzu ikenera kugira ngo ibe nyayo yuzure. Hanyuma rero proteine natwe zubaka umubiri wacu. Niyo mpamvu rero ziba nziza cyane ku mwana utangiye kurya, ugejeje kuri amezi 6 yo gutangira kurya, kuko zimufasha mu mikurire ye, haba mu gihagararo nyine ndetse no mu bitekerezo. Ikindi nakubwira kandi nuko indagara zikungahaye no kuri uwo munyugugu wa calcium nabikubwiye. Calcium rero kuba iboneka mu ndagara ziba nziza cyane ku buzima bwacu, mu gukomeza amagufa, gukomeza amenyo, gukomeza inzara, ndetse no kurwanya cyangwa se kurinda indwara zifata amagufa nka za rubagimpande ndetse n'ibindi bijyanye no kuribwa mu ngingo. Indagara kandi nuko igitangaje, iriya calcium dusangamo mu ndagara iruta cyane kure iyo dusanga muri ya mafi manini. Nakubwiye ko indagara ari ubwoko bw'amafi. Mu ndagara kandi nakubwiye ko habonekamo iyitwa phosphore. Uyu nguyu ni umwunyugugu uba mu ndagara nawe ufite akamaro gakomeye cyane ku buzima bwacu. Ifatanye rero ya calcium mu gutuma amagufa yacu akomera, kandi ugasanga amagufa arakura neza, ntuzagire ikibazo cyo kuvunika cyangwa se ibibazo bijyanye n'ubundi burwayi bw'amagufa. Ikindi nakubwira kandi nuko twabonye ko mu ndagara dusangamo ubutare. Ubutare rero nawo n'umunyugugu w'ingenzi cyane ku mikorere y'umubiri wacu, cyane cyane ku mikorere y'amaraso, kwirinda za ndwara zifata cyangwa se zituma amaraso ashobora kugabanuka cyangwa se kubura amaraso, ya ndwara yitwa anemia. Noneho rero ikarinda no kurwara wa mutwe wa hato na hato, bikanokurinda kandi bigafasha ibisebe kuba byakira vuba kubera wa munyugugu witwa ubutare cyangwa se fer. Dusangamo vitamine A, nabikubwiye. Vitamine A rero nayo tuyisanga mu ndagara ndetse ku buryo bwinshi, ikaboneka mu ndagara ku buryo bwinshi, ariko na vitamine A tuyisanga ubundi mu mboga no mu mbuto, ariko mu ndagara ho dusangamo iyi vitamine A. Yego, ni vitamine rero y'ingenzi cyane, ikaba ari ingenzi cyane ku maso yacu, imikorere y'amaso yacu, cyangwa se kwirinda kuzahuma mu gihe ugeze mu gihe cy'izabukuru, bikongerera ingufu rero ubudahangarwa ndetse no gusukura umubiri. Ni ukuvuga niyo vitamine A. Hanyuma twasangamo vitamine B. Iyi ni vitamine kandi ikunda kwitwa thiamine, akaba ari vitamine cyane dusanga mu ndagara, ikaba ari ingenzi cyane mu mikorere y'umubiri wacu.
umubiri wacu mu bice binyuranye. Harimo kandi no kuringaniza ibiro mu gihe wabonye ya vitamine B1. Binadufasha kandi mu mikorere y'umubiri cyane cyane haba imbere mu mubiri ndetse n'uruhu no guha ingufu umubiri wacu. Ikindi kandi no iyi vitamine inafasha cyane mu rwungano rw'imyakura, imitsi igakora neza ntugire ikibazo cyo kurwara imitsi. Ikindi nakubwira nuko mu ndagara dusangamo ibinure, ariko indagara zirimo bya binure bituzuye, bikaba rero ari na binure byiza cyane ku mubiri wacu. Ni nabyo binure umubiri wacu ukeneye, ni ukuvuga bya binure byiza cyangwa se ibinure bituzuye. Kubera ko rero biri ku kigero cyo hasi cyane, bituma n'indagara ziba nziza cyane ku bantu bari kuri gahunda yo kugabanya ibiro, bari kuri regime, bari gushaka gutakaza ibiro, bari kwirinda umubyibuho ukabije. Indagara kandi dusangamo ya omega 3 nakubwiye dusanga mu yandi mafi. Ni ukuvuga iyi omega 3 ni ibinure ubundi by'ingenzi cyane mu mikorere myiza y'umutima ndetse n'ubwonko. Ubushakashatsi bwerekana ko gufungura cyangwa se kurya indagara, kuzitegura ku mafunguro yawe habonekamo biriya binure bya omega 3 nibura rimwe mu cyumweru. Niba ubiriye biragabanya ibyago byo kurwara umutima, indwara z'umutima ku kigero cya 36%. Urumva ko rero niba uzirya buri munsi ni ibintu byiza cyane. Indagara kandi zinadufasha mu mikorere y'uturemangingo fatizo. Indagara zirimo poroteyine, zinafasha cyane mu gusana ndetse no kurema utundi turemangingo dushya mu mubiri wacu mu gihe twapfuye se cyangwa twangiritse, ndetse bikanafasha mu mikorere rusange y'umubiri wacu kuko uturemangingo turi gukora neza cyane. Ikindi naho nakubwira ni ibijyanye n'uruhu. Indagara ni isoko nziza yo kudufasha kugira uruhu rwiza kuko harimo iriya omega 3 ndetse hakabamo na selenium. Binafasha mu gutuma rero uruhu rwacu ruhorana itoto, nta minkanyari, nta bibazo by'amabara cyangwa se ibindi n'ibiheri bishobora gufata uruhu uko byiboneye. Bikarinda rero gutuma uruhu rwawe ruzana iminkanyari ndetse imburagihe. Ikindi kandi ni uko mu ndagara harimo na ya vitamine E, akaba ari ingenzi rero cyane ku ruhu rwacu, ikaturinda nyine kwangirika kwa bimwe mu bice by'umubiri. Kandi nanone waba uri nko ku izuba, kubera ko ya vitamine E uyifite, ya mirasire y'izuba ntigire ikintu igutwara, bikanakurinda kanseri y'uruhu. Icyo nakubwira nuko indagara ari na nziza cyane mu bijyanye n'imikorere y'ubwonko. Uti gute? Habonekamo ziriya poroteyine, kandi poroteyine nyinshi, hakabonekamo rero na fosifore. Ni ingenzi cyane ko bituma indagara ziba ifunguro ryiza cyane ku bana bari hagati y'imyaka 10, bari hagati y'amezi 6 kuzamuka kugera kuri iyo myaka, kuko bibafasha kugira ubwonko buri ku gipimo cyiza, mbese ubwonko burakura neza, ndetse binabafasha abana bariye izo ndagara kugira imitsi yo mu bwonko ikora neza, ndetse na DNA yabo ikaba nta makenwa, bikabafasha rero kugira n'ubwenge. Umwana wariye indagara benshi bajyaga bavuga bati we wariye indagara kuko wabaye uwa mbere mu ishuri, cyangwa se usubiza neza mwarimu mu gihe muri ku ishuri. Numva ko rero indagara ni nziza cyane ku bijyanye n'imikorere myiza y'ubwonko. Ni byinshi nabwira ku ndagara, ariko reka nsoreze aha ngaha. Nizere ko niba ugiye kurya ubugari uzatekereza kuri iyo sosi y'indagara, niba ugiye kurya akawunga utekereze ku isosi y'indagara, niba ugiye kurya umuceri nuko isosi y'indagara, niba ugiye guteka imvange izo ndagara ntiziburemo, kugira ngo ibi byose mvuze ubibone byuzuye. Kandi ndagushimiye. Nge nitwa Isabelle Dusengimana, dusubire mu isomo ry'ubutaha. Bye bye.